zikora ugenda gushika Tuti bakundwa bene data ndongera kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu aho mutaraniye mu mpande zitandukanye z'isi ndabaramutsa ubuntu bw'Imana bubane namwe kandi mugumye kunezererwa mu mwami wacu imigisha Imana yacu itugenera ku munsi wera w'isabato muyiboneremo ibagereho mwese kandi ko ku mitima yacu ibe yejejwe kugira ngo twakire ibyo byiza Imana itugenera. Ubwo rero aka kanya nshatse kugira ngo ngaruke tuganire nk'uko nabibabwiye turi turi mu ntangiriro z'uko tugiye z'ikigwa cy'umucyo w'igihe tugezemo igihe ubutumwa buheruka umucyo w'ubugorozi butegura abagomba kuzahagarara muri iki gihe gikomeye bagomba guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubwo nagumye kugenda mbereka bimwe mu bibazo navuga ko bituremereye aho tugenda tubona dufite amatsinda hirya hino, dufite amadini hirya hino, dufite mbese hari inyigisho zitandukanye nyinshi cyane mu mpande z'isi ku buryo abantu b'Imana biba basaba kugira ngo babe kubaho bakangutse basobanukiwe byimbitse kugira ngo ari amagambo twabonye tubona ari mu Efeso kiriya gice cya kane umurongo wa 14 ko tugomba kuba twimbitse mu byanditswe kugira ngo izo nyigisho zituruka hirya hino zitagira zidutembana ahubwo zisange dushikamye duhagaze. Ubwo rero muri aka kanya bene data ndagira ngo turusheho kongera kwitegura ari ikintu ushaka kugira ngo turebere hamwe ntabwo ari ko ari ikigwa gishyashya ahubwo ndagerageza kurebereka muri bimwe twagiye tureba ku ingingo zimwe na zimwe tugomba kurushaho kwitaho zigomba kudufasha gusobanukirwa naho turi kugana n'ibihe turimo kuko ibyo bintu turamutse tutabyitayeho ntabwo twahumuka ngo turebe neza aho turi kugana ngo turebe n'iyo mitego Satani ari kugenda dutega muri iki gihe. Ubwo mwese rero muri mu bihande bitandukanye ndabinginga ngo mufate uwo mwanya wo kurushaho gusuzuma kugira ngo turebe niba duhagaze mu byizerwa. Ndabasaba kugira ngo mufate akanya buri wese ku giti cye agerageze guhumuka kugira ngo arebe niba ari ibyo abwirwa ibyo yigishwa cyangwa se nawe ubwe byaba yasoma abe yumva neza koko biri kugera mu mucyo nyawo, biri kugenda mu mucyo w'igihe tugezemo, biri kureba muri cya cyerekezo kituganisha ku cyambu nyacyo. Ubwo ndagira ngo tuganire gatoya mbere yuko tuganira kuri amakuru ibyo byerekeranye n'umucyo aho turi kugana tuba twishyira mu biganza by'Imana maze aho muri mu bihande bitandukanye murushaho kwitegurwa kugira ngo tuzatangire ibyigwa neza. Ntabwo nashatse kubyihutira kuko mba nshaka kugira ngo nibura mwese aho muri hirya hino mubanze gufata umwanya kuko mugira umwanya ntagire n'umwe usigara, ahubwo buri wese arareke mugenzi we amubwira ati hari ibintu tugomba kurushaho gusobanukirwa, tugomba kuzarushaho gusobanukirwa kuko hari ibyo turi kubona tutari twarigeze tubona. Reka tugire mu biganza by'Imana. Wera mwami Imana yacu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tuje imbere y'ubwiza bwawe, turagushima data, turaguhimbaza ku bw'ibyiza ugenera itorero ryawe, uburyo twitaho ukaturushaho kuturengera, ukirengagiza intege nkeya zacu n'uburyo twigaragura mu by'isi tukanga tukandura tukamera nka ya ngurube imara gukaraba ikongera ikandura. Ibyo data
tuzi ko impuhwe zawe zireba ko twe tuzizi, tuzi ko data utuzi kurusha uko twe twizi. Turagutabaza ngo ubunye kutugira impuhwe kandi uturengere, uturengere data, uduhe imbaraga turushaho gushikama, ntitugire ubwo twumva ko twageze ahakwiriye, hagera ku rugero rukwiriye, ngo maze tumere nka wa mufarisayo, ngo maze tuvuge ko tutameze nk'abariya bandi. Turi abanyabyaha kuko imbere yawe ntacyo twakora ngo dushobore kuba twakiranuka ubwacu. Ni kuri wowe, ni wowe wenyine dufite ibyiringiro. Ni muri ubwo buryo data butuma nabwo tuzi imbere y'ubwiza bwa mu kanya nk'aka ngaka, dutabaza kugira ngo duhabwe ibikwiriye byose, twongererwe imbaraga, twongererwe ubwenge, turushaho kuzijuka no gusobanukirwa n'ibyera byawe, dusobanukirwe n'ubwo butunzi data tugenera. Turakwinginga ngo tujye imbere kandi tuyobore, ugumye kutoza buri wese hari mu ruhande impande zitandukanye, kugira ngo dushobore kuzaba abakozi bakwiriye bagomba guhangana n'ibihe bikomeye biri imbere. Turagusaba kugira ngo data ibyo twese twerezwe hamwe mu ijambo ryawe. Turagushimira mu izina ryacu Yesu, amen. Nuko rero bene data, nk'uko rero kubibabwira, icyo kintu tugomba kurushaho kugisobanukirwa. Tugomba kurushaho gusobanukirwa n'aho hantu turi kugana. Tugomba kurushaho gusobanukirwa n'ibihe bikomeye biri imbere, kugira ngo murusheho kumva uburemere bw'ibyo nshaka kubabwira. Murabona ko muri iki gihe turimo, ndavuga muri iyi minsi, turi ubu hirya hino hose hari guhangayika. Bamwe bari ahantu mu bihe by'intambara. Mvuze nka dufashe urugero rw'abari nk'ahantu hari intambara, navuga nka iwacu mu biyaga bigari, intambara zirahari ku buryo abantu bahangayitse cyane. Ariko rero nubwo umuntu yiteguye gutekereza no kuvuga ngo haba hari ibihande bibiri bihanganye, ni ukuvuga ngo hari igihande kimwe kiba cyiteguye, kiri kureba amayeri abandi bari gukoresha, kiri kureba uko abandi bari kubyitegura, maze nabo akaba bavuga bati natwe twakora gutya na gutya, mbese ko hariya bimeze gutya na gutya, dukore dute? Ibyo byose rero biba bisaba kugira ngo izo ngabo zihanganye cyangwa se ibyo bihande bibiri bihanganye, kimwe cyose gishobore kumenya uko ikindi gihagaze. Twebwe rero navuga ko tuba dufite umucyo uruta uw'izo ngabo zindi ziturwanya. Twebwe umugabo wacu Kristo byose aba yamaze kubidushyira ku mugaragaro, yaba tweretse byose uko biri, akadushushanyiriza, akatubwira dore ngibi ku bintu bimeze, ndetse akabitubwira mbere ya byose, mbere rwose, mbere cyane, kugira ngo turusheho kugera tubyitegura. Kristo akatuha imitego yose, amayeri yose Satani akoresha, maze mu mayeri amwe akomeye batubwira ko ngo Satani nawe yigira nka marayika w'umucyo. Iyo amaze kwigira nka marayika w'umucyo, ni ukuvuga ngo aba yaje, ashobora kutwogarura akatwegera ntitubusobanukirwe ko ari we. Iyo yabikoze gutyo, ni ukuvuga ngo icyo agiye gukora ni iki? Aba agiye kutwereka yuko ibyo turi gukora, cyangwa se ibyo turi gukora ari ibyo ngibyo, ariko ko ari byo byiza, turi rwose mukomereza. Mwibuke ko tumaze iminsi turi kurushaho kwerekana kiriya kibazo, mbabwira ngo inzira wakurikiye, inzira cyangwa se tugomba gukurikira, kugira ngo ndagerageza kugera nereka buri wese uko iyo nzira tugomba kugendamo, uburyo Kristo yayiharuye, navuga cyangwa se yitweretse, ndetse noneho bakatubwira ko ngo iyo nzira iramurikiwe. Hari umucyo uva kuri data, ku Mana, uwo mucyo ukajya kuri Kristo, Kristo nawe akamurikira abo bagaragu be,
bari mu nzira, maze bakatubwira ngo abahanze amaso kuri Kristo, ni ukuvuga ngo abahanze amaso kuri uwo mucyo uri kutumurikira, ntabwo abo ngabo baba bagomba kugira impungenge zo kugwa, ariko bakatubwira ngo abadahanga amaso kuri Kristo bityo bigendekera bite? Barahubuka bakagwa hasi. Ni ukuvuga kongera mu yindi mvugo, abatari muri uwo mucyo w'igihe tuba tugezemo, aba batayobowe n'uwo mucyo, batareba mu mucyo Kristo ari kutuyoboramo, barahanguka bakagwa hasi uko baba bagiye mu mwijima. Ibyo ni kubabwira nk'Abadivantisiti, ibyo murabimenye musomye umucyo, inzira, akayira gato y'umuja w'Imana yeretswe. Ako kayira gatoya kandi gahanamye ni mu iyerekwa ry'umuja w'Imana yeretswe bwa mbere, ari kwerekwa ngo itsinda ry'Abadivantisiti, abo bari bategereje, abo ngabo bari biteguye ko Kristo bagasanganira Kristo mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane, bagasanga ahubwo atari ko byari kugenda, ahubwo icyo gihe twari twinjiye mu gihe cya nyuma cy'urubanza. Abo ngabo batubwira ko ngo bagombaga, icyo basabwaga ni uko bagomba kuba bahanze amaso kuri Kristo, ngo batahanze amaso kuri Kristo bagira bate? Baranyera bakaba badahubye ngo bagendere mu mucyo uba agomba kubayobora w'igihe bagezemo, bagwa hasi. Aha niho twakwibaza ngo none se muri iki gihe ni uwuhe mucyo dufite? Umucyo ugomba kutumurikira muri iki gihe ni uwuhe? Wibuke yuko twabonye amagambo yuko ngo ni mu ntambara ikomeye kuri cya gice cyaho cya 38 mu muburo uheruka, numva kuri paje hamwe mu Gifaransa, ari kuri paje ya 661, batubwira ko mu bihe byose byarana n'amateka y'itorero Imana igihe itanga umucyo ukwiranye n'igihe abana b'Imana bagezemo. Uwo mucyo nyine kugira ngo ushobore kubereka ibibazo biriho, no kugira ngo bashobore kumenya uburyo babyitwaramo, kugira ngo ya ntambara turimo, ya ntambara barimo, abo bana bagomba bana baba barimo, ntibazagwe gitumo, ahubwo bazabura cyose bagize bate? Bahora bahagaze biteguye, nka wa murinzi n'ugomba kuba uri ku munara, uba ugomba kuri kureba avuga ati hari ikintu ugiye kuba, hari ikintu ugiye kuba. Twebwe byose rero tuba twabihawe, twabyandikiwe, kugira ngo hatagira na kimwe kidutungura. Muri iyo nzira ntoya, mwibuka ko iyo bajya kutubwira ibyo nzira ntoya, ubushize nabwo naberetse ukuntu iyi si nanone umubare munini cyane ngo uri mu kintu cy'ikigare cya gari ya moshi cya tra kirekire cyane, ngo gifite umuvuduko nk'umurabyo, kandi ko abantu bose nabo bakirimo banezerewe rwose, bumva ko bari kugenda bazi ko abantu bari kugana ntacyo bitayeho, ngo ariko bavuga ngo bose bameze nk'imiwa igiye kugira igiye gutwikwa. Ariko hakaba hari itsinda ritoya, iryo tsinda ritoya ryo ryarindi ryakangutse, ryarindi riri kwita kuri ya magambo, kuri ya miburo tuba twahawe, amabwiriza Kristo aba yaduhaye, ryarindi rihora buri gihe cyose riri kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Iryo tsinda ryo niryo rigaragara ko ritari muri icyo kigare cy'urugendo. Ni ukuvuga ngo kuri iyi si hari ibihande bibiri, nta cya gatatu kiriho. Hari abo ngabo bose bagiye mu gihande nk'iki iyo mibi igiye gutwikwa, abo ngabo bari muri iyo kigare ya moshi kinini. Cyangwa se nanone nkurikije ibyo umuja w'Imana yeretswe, ni ukuvuga ngo hari abandi bose rwose batagize ikindi bitaho, batagira icyo bitaho na gitoya, bibereho gutya gusa nk'amatungo. Abo ngabo bose nabo bakaba bafite ibyabo bibereyemo byabo, batajya batekereza yuko
turi kwishyira turi kugenda tugira aho tugana, ko hari ahantu ko ari ikuzimu tugomba kwirinda, ko ubwo hari n'ijuru tugomba guharanira. Ibyo ngibyo ni ingorane ziriho, kandi satani mu byo ngibyo nyantambara satani akora, agagenda ahugenza abantu. Ngo satani bayigira nka marayika w'umucyo. Kuki yigira nka marayika w'umucyo? Kugira ngo na ba bandi baba bari kureba bavuga ati bati ibi nta kibazo, ati ibi ngibi koko ibi ntabwo ari ikibazo, bakumva ko nta remere bifite, nta reme bifite, ntacyo bibatwaye, ko ibyo bishobora gutambuka, ko ibyo bishobora kwemerwa. Izo ngorane ziriho bene data. Ibyo ngibyo ndetse umwana w'Imana ukurikira ko kwirebye neza, ibyo nibyo bituma bidutera kugira ntabwo nabo guhangayika, nubwo bidutera kugira ikinyarwanda cyiza, bidutera kutadamarara. Reka nkoresheje muri kutadamarara, bwora ikintu cyose dufite ikintu twibaza kugira ngo tutagwa muri uwo mutego. Ibyo bigatuma umuntu atizera ikintu cyose atabanje kukigenzura, bigatuma buri gihe cyose agomba kuba ari ikintu yemera, akemera atabona uko nakibwiwe, ahubwo nawe ubwe yagisuzumye kandi akumva ko kigomba kuba ariko kuri. Ibyo rero na data, ibyo satani we ngo nawe yarabimenye nyine, akagira akaduhugenza, tugahugirana, ntitugire umwanya wo guhagije kugira ngo byose tubyiteho. Noneho ngo ibyo bitugenze bityo, ni uko intekerezo zacu tuzerekeza kubo bamwe wabo twigirira kwizera, tukivangura wenda mwizeye ibyo avuga ni ukuri, ibyo ukuri, umwarimu runaka ibyo ari kwigisha ni ukuri, ibyo uriya yavuze turamenyeranye igihe cyose, uriya rwose niwe wanyigishe kuva kera kose ibyo avuga ni ukuri. Ariko nibyo nize kujya mu byo nkunda kugarukaho, niba hari uyu uvuze gutya, nyuma y'ako akabona n'undi nanone uri gutangaza ibindi binyuranye n'ibyo none nabwiwe, icyo gikwiriye ni ikihe? Ni ukugenzura, ni ukujya kuri nzajya kugushaka hehe? Tugomba kujya kugushaka mu byanditswe, tukajya kureba icyo Kristo avuga kuri iyo ngingo. Ushobora kubireba hene ubwanjye simbyumve, simbisobanukirwe. Ushobora kubera icyo gikwiriye nuko ushobora kwitabaza n'undi mugenzi wanjye, ndetse dushobora kwitabaza tukaba batatu bane batanu. Ariko ngo niba tubishyizeho umwete, dushaka kumenya uko kuri, uko kuri tuzagusobanukirwa. Ndetse ikindi cyo gishoboka nuko wa wundi wumvanye ibyo ngibyo, ushobora kongera ukamenya uko batari wasobanura neza ko ari ibintu bitari kumvikana. Icyo kintu bane data, igihe tutagira ubwo buryo, iyo mikorere nk'iyo ngiyo, imyumvire idashingiye, igihe tugira imyumvire idashingiye ku byo ubwacu twacukumbuye, tukabura igihe cyose intekerezo zacu dushobora kuziha abandi bakaba baziyobora, haba ko ni akaga gakomeye tugomba kwirinda hakiri kare bene data. Nizo mpamvu ndetse umugaragu w'Imana Pawulo atubwira ibyari abakristo b'itorero ry'i Beroya. Hari mu itorero ry'i Beroya yabonye Pawulo muri hamwe byakozwe n'intumwa agira igice cya 17 umurongo wa 11, ngo yabonaga ko abantu ngo bafite ubushake ngo baragenda bakagenzura bakareba n'ibyo Pawulo yababwiye bihuye n'ijambo ry'Imana.
umucyo w'igihe tugezemo icyo umarira ni iki? Niba mvuze ngo umucyo w'igihe tugezemo, niduhita tureba urwo rumuri ruri kutumurikira mu nzira aho tugeze, noneho ruri kutumurikira aho turi kugana kugira ngo tutayoba inzira.